Uraho neza, ndagushimiye ko ukurikiye kino kiganiro, ndetse nanagushimira umwanya wawe ufashe kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro. Njye rero ukibagezaho nitwa Jimmy Impano. Nk'uko mubibona uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa. Ni umutumirwa mu mwanya araza kutwibwira, ubwo atubwire byinshi nyine uwo ari we, ndetse no kugira ngo tuze kubana mu kiganiro twese tuziranye. Nk'uko mubizi rero cyangwa mumaze kubimenyera, kuri runo rubuga mbagezaho amakuru atandukanye ku bintu bitandukanye, ku muntu ushaka kwiga, ku muntu ushobora kuba ashaka kugera ku bindi bintu mu buzima, abashaka kujya hanze, abashaka kujya i Burayi, muri Amerika no ku yindi migabane itandukanye. Niyo ntego ya runo rubuga. Mu minsi rero ishize nabagejejeho inkuru zitandukanye zigaruka ku bantu bashaka kujya kwiga mu Budage, abashaka kujya kwiga hanze mu Burayi n'ahandi nyine, uko nzagenda nkora ibiganiro bitandukanye. Mu kiganiro giheruka nabagejejeho ubundi buryo butatu aho umuntu ashobora kujya mu Budage kandi bitamusabye amafaranga menshi. Ubwo buryo butatu rero nabagejejeho. Uburyo bwa mbere bwitwa Aupair, nk'uko nabigarutseho mu kiganiro giheruka. Uburyo bwa kabiri bukaba ari ubugaruka kuri gahunda y'ubukorerabushake. Hari ubukorerabushake ndetse bwo burimo ibice bibiri, ari na mpamvu nyine navuga ko ari uburyo butatu. Hari gahunda ya Aupair ndetse n'ubundi buryo bubiri bujyanye n'ubukorerabushake. Ubwo nicyo kiganiro giheruka. Ndetse wenda ubaye wowe utarakurikiranye icyo kiganiro cyangwa se n'ibiganiro byabanje, nagusaba kujya kureba ibyo biganiro, kuko ni ibiganiro bisa nkaho biba bihererekana ku buryo byuzuzanya. Ni kubw'iyo mpamvu rero, nk'uko nabasezeranyije mu kiganiro cy'ubushize, kuri ubwo buryo butatu ko nzashaka umutumirwa ubizi akatubwira kuri izo ngingo. Uyu munsi tugiye guhera ku buryo bwa mbere, aribwo buryo bwitwa Aupair. Nabugarutseho, tugiye kubuganiraho turebe ibisabwa. Aupair ni iki? Ni kubw'iyo mpamvu rero nabazaniye umutumirwa wanjye, akaba yitwa Raila Umuhoza. Raila, uraho? Muraho neza Jimmy. Nkwaye ikaze. Njyewe nyir'ubwite ndetse ndakeka n'abadukurikiye nabo baguhaye ikaze muri kino kiganiro. Maze kubivuga ko witwa Raila Umuhoza, kandi nkaba narakwifashije cyangwa nagutumiye kugira ngo tuganire kuri ino gahunda ya Aupair. Impamvu naguhisemo ni uko nzi ko iyo gahunda ya Aupair warayikoze, wayinyuzemo, ndetse ukaba ufite amakuru menshi uza kutuganirira cyangwa se uza kutugezaho. Reka mbere na mbere wenda nkuhe umwanya, nkwakire ndetse usuhuze n'abadukurikiye. Murakoze cyane Jimmy Impano, ndagushimiye. Nanjye ungejejeho kino gitekerezo cyo gusobanura ibijyanye na Aupair nacyakiriye neza, kuko naje gusanga abantu benshi batabizi, ariko ari amahirwe menshi meza afasha abana cyane cyane ab'abakobwa, niko navuga, ariko ntabwo biheza abahungu. Ariko nka 70% ni abakobwa, 30% ni abahungu. Ni amahirwe meza afasha umuntu ufite inzozi ufite icyo ashaka kugeraho kuzikabya. So nk'uko wabivuze rero, nitwa Umuhoza Raila, ndi umunyarwandakazi utuye mu gihugu cy'Ubudage. Naje nk'umu Aupair nayikoze amezi 6, nyivamo njya mu byo wahoze uvuga bita ubukoranabushake, niko nabivuga. Ubu nibyo ndimo gusoza, hazatangira kwiga mu kwa 9. Okay, urakoze cyane. Utubwiye ko waje muri gahunda ya Aupair nk'uko nayibwiye abantu. Umuntu yabanza kwibaza Aupair ni iki? Aupair, umutumirwa wanjye araza kunyunganira, ariko icyo nzi ni uko Aupair ni gahunda, aho yavuze ko cyane cyane abana b'abakobwa hari ibisabwa, ariko ni gahunda aho abantu bashobora guturuka mu bihugu bitandukanye babisaba, noneho bakajya mu miryango itandukanye mu bihugu bitandukanye ku isi, mu Burayi, muri Amerika. Ubwo rero abo bantu babisabye, iyo miryango hari ibyo baba basabwa kubafasha. Ngira ngo turaza kubibona cyane cyane mu kiganiro.
amasaha runaka bagomba gufasha, cyane cyane akaba ari nk'imiryango ifite abana. Ubwo wenda ariko turaza kubigaruka mu kiganiro mu buryo bwimbitse. Sinzi wenda umutumirwa wacu umuntu akubajije ngo Aupair wasobanura gute wenda nk'umuntu we wayinyuzemo cyangwa se ufite amakuru arambuye, Aupair ni iki? Aupair mu magambo arambuye ndumva ariko navuga mu magambo arambuye, ni porogaramu ifasha nakita nka babysitting mu cyongereza. Ni ukuvuga urugo rudafite abana ntabwo rwitwa ko rwagira umu Aupair kuko iri based ku kurera abana. Umuntu ukora Aupair rero tuvuge mu gihugu cyacu cy'u Rwanda icyo dusabwa, kuko ibindi bihugu ntabwo mbizi ariko nkeka ko requirement ziba ari zimwe ugereranyije. Mu Rwanda ugomba kuba utarengeje imyaka 26, waba uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu. Ugomba kuba warangije mu mashuri yawe ya segonderi 6 cyangwa warize na kaminuza, byaba byiza kurushaho. Ugomba kuba ufite byibuze experience y'amezi 6 y'uko wareze abana, cyangwa se wakoze muri garden. Ikindi ugomba kuba ufite basic y'Ikidage iyo bita A1, ubwo mu cyongereza ni A1. So Aupair rero ni porogaramu igendanye no kurera abana. Sinzi niba nahita mvuga ukuntu ikorwa cyangwa se iyo umaze kugera muri famille ukuntu biba bimeze wamfasha. Ntacyo turaza kubigarukaho ukuntu umuntu ageze mu Budage ukuntu bigenda, ahubwo nk'uko wabivuze uti reka nitse ku bantu bari mu Rwanda, uti no mu bindi bihugu ushaka kuba bafite nabyo basaba. Reka wenda twitse ku cyane cyane ku bantu bari mu Rwanda cyangwa se bumva Ikinyarwanda. Ku muntu uri mu Rwanda iyo gahunda akenshi hari uburyo abantu bashobora kuyimenya, wenda turetse kino kiganiro twakoze kigarukaho. Ese ubundi abantu bari mu Rwanda amakuru kuri gahunda ya Aupair bayakura hehe cyangwa se bayavana hehe? We nk'umuntu wahanyuze uratubwira we wayumvishe hehe cyangwa se wayakuye hehe? Aupair rero cyane cyane navuga mu Rwanda ntabwo Aupair izwi cyane. Ni ukuvuga udafite umuntu uri mu Budage ntabwo wapfa kumenya Aupair. Niyo yumvishe wumva ko ari ukurera abana, ukumva ko ari nka kwa kundi wacu mu Rwanda umukozi wo mu rugo aba ameze. Rero ntabwo navuga ko mu Rwanda byoroshye kumenya Aupair, kubera ko ikintu cyitwa research nyine iwacu, kuba wakiyangaje ukajya kuri internet ukavuga ati ni iki nakora i Burayi, ntabwo urwo rwego nyine twari twarugeraho. So rero kugira ngo babyitabira ngo babikore, ntabwo abantu benshi babyitabira ngo babikore. Nanjye kugira ngo nyimenye ni uko nifite umuvandimwe wanjye akambwira ati hari ibintu byitwa Aupair. Aupair ko nkumva se Aupair ni iki? Ni ukurera abana. Nanjye nkumva kuva mu Rwanda nkajya i Burayi kurera abana, njya kuba umukozi wo mu rugo. Niyo mindset nari mfite, ariko nyuma nza kubyisomera kuri internet mbona uburyo Aupair yubakitse, mbona na amahirwe meza yo ashobora gufasha umuntu udafite ubushobozi bwinshi. Cyangwa niba ufite ubushobozi bwinshi si ngombwa ko ujya guhendwa, kandi hari ibintu bya make unyuramo ukaza ukaba wakabya inzozi zawe z'ikintu wumva ushaka kugeraho. Rero uko navuga bamenya Aupair mu Rwanda biragoye, ni ukwifashisha nk'iki gitekerezo cyiza wagize, ari mpamvu mushimira, kuko hari umusaruro kimaze gutanga. Abantu umuntu wa mbere warebye kino kiganiro yageze hano mu Budage, wafashijwe no kureba ibiganiro byawe. Ikindi ni ukwifashisha nyine navuga kugira ubushake bwo kujya bajya kuri internet nyine bagasacinga bakamenya ibigezweho. Urakoze cyane, kuko niba mu byo uvuze uti ntago akenshi amakuru kuri gahunda ya Aupair mu Rwanda ntago abantu bamenya, uti nawe wayamenye biturutse ku muvandimwe wawe uri hano mu Budage, bivuze ko urumva nyine ntago ari gahunda izwi cyane mu Rwanda ngo abantu bagira hano bavana amakuru. Nanjye ndabizi ko abantu benshi bagiye babimbaza, ari nayo mpamvu natekereje gukora kino kiganiro kugira ngo bibe mu buryo bwo kumenyekanisha iyo gahunda ku muntu uyizi cyangwa udafite amakuru ahagije, abe yamenya amakuru, cyangwa se n'umuntu utayizi ariko wumva ko iyo nzira ishobora kuba yamufasha aboneraho amakuru. Ni muri urwo nanjye natekereje icyo gitekerezo ngo nse nkaho
nk'abantu amakuru cyane cyane nyine abantu bakurikirana ibiganiro cyangwa se abantu kino kiganiro gishobora kuba cyageraho, kugira ngo noneho bivaneho kwa kundi umuntu abona amakuru kuko afite umuntu uri mu Budage cyangwa se n'andi mu bindi bihugu, kuko Aupair ikorwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ariko abagikorera ugasanga ntabwo ari ko abantu bose mu Rwanda bashaka kuba bafite umuntu mu Budage cyangwa se mu bindi bihugu. Ni mu rwego rwo nakoze kino kiganiro. Okay, rwose ndumva ari ibintu byiza. Ubwo umuntu nyuma yo kubimenya cyangwa se nk'uko umuntu abimenye mu kino kiganiro, cyangwa se n'ubivana ku muvandimwe cyangwa se ku muntu wazi, umuntu yakibaza nyuma yo kubimenya umuntu akagira ayo makuru, abasabwa iki kugira ngo atangire gahunda, urugendo rwo kwinjira muri gahunda ya Aupair? Murakoze. Ikintu cya mbere umuntu asabwa kugira ngo abe yaza muri gahunda ya Aupair, ikintu cya mbere ni ukwiyangaje kumva ko abishaka, kuko ni ibintu bisa nkaho bitwara umwanya, bigorana, bigapfa ukongera ugasubiramo. Wenda nko gupfa mvuga, ntabwo mvuga ngo process yose igapfa, ariko urabona bisaba kwanza kwiga Ikidage. Ni ururimi abantu benshi baba bumva kubyiga bibajena, cyane kuba wiga utazi ese ibintu ndi kwiga bizangira umumaro, ese nize nkazabura vize, ese nize gutya. Nyine ibyo bintu byose biri negative ukabanza ukabireka, ukiga ugafokasinga ku Kidage. Ugomba kuba ufite iyo level ya A1 nk'uko nabivuze, ariko ubishoboye wakomeza ukiga mpaka ugeze kuri level wenda ya B1. Ariko iyo yisabwa kugira ngo uze muri Aupair ni A1. A1 ni uvuga ngo ni certificate ya mbere muzitangwa ku bumenyi bw'ururimi rw'Ikidage, nk'uko wenda buri rurimi rwose rugira amacertificate nk'uko umuntu agiye kubara hera kuri A cyangwa se A1. Nibutsa abantu ko niyo certificate ya mbere ntabwo ari certificate isaba ibintu birebire, kuko n'umuntu uyihabwa ni ukuba yabasha kwivuga, kwibwira abantu. Mbese ni Ikidage cy'ibanze, ntabwo ari ibintu bigoranye nk'izindi ndimi ukuntu bigenda. Okay. Ubwo icya mbere twakibonye ko ari ukuba afite iyo certificate y'Ikidage. Iyo urabanza ukiga icyo Kidage kandi ukabyiga ubishyizeho umutima, kuko ntabwo ubyiga kugira ngo ubone certificate gusa, ahubwo ubyiga uvuga ati nzageraho nyikoreshe. Warangiza certificate urayibonye, ugomba kuba ufite na passport. Ugomba kuba utarengeje imyaka 26. Ugomba kuba ufite diplome y'uko warangije mu wa gatandatu segonderi cyangwa warangije kaminuza. Ikindi cy'ingenzi, ugomba kugaragaza ko ufite experience y'uko wakoze mu bana. Yego. Ndakeka ari ibyo ngibyo. Iyo ibyo byose ubifite, ushobora kumbaza uti ese iyo ibyo bintu byose bisabwa ubifite, ubigenza gute kugira ngo ure na famille? Okay, kugira ngo ure na famille rero hari amagence atandukanye. Hari amagence agufasha ku buntu, bisaba gusa kuba ufite izo requirement. Hari n'amagence abikorera amafaranga. Okay. Yego, ariko navuga ko amagence agufasha kugira ngo ugere n'aha nta kiguza gusabye. Amanota aheraho kuba wabonye kuri iyo certificate y'Ikidage ni 70%. Iyo utayafite ntabwo bagufata. Hari n'izindi zishobora kugufasha uri munsi yayo, ariko inyinshi ziba zisaba amafaranga. Yego. Ariko usibye no kuvuga ngo agence, ese birashoboka ko n'umuntu ashobora kubyikorera ku giti cye, akabona nk'ahantu akura ayo makuru kujya Aupair, we akabyikorera ku giti cye nta agence anyuzemo ngo imufashe? Nabyo birashoboka ko umuntu abyikorera? Nimvuga agence nduri bwumve ngo ni company, bisaba nyine tubyumve nko mu buryo bw'amafaranga cyane. Ariko bitewe nuko habagaho imbogamizi zo gucuruza abana n'abakobwa cyane cyane, ni ukuvuga ngo Aupair ubundi bayita Aupair medicine niba ari mu Kidage, iri based cyane ku bakobwa. Rero ubwo buryo bwo kwirindwa icuruzwa ry'abana ntabwo byemewe ko wowe ushaka famille uhitura na famille yawe direct hatabanje kubamo izo agence. Izo agence ziba ziri registered, zizwi, zizewe yuko zikora ibyo bintu,
noneho wowe ujya muri agence ugasaba ukavuga ati ndashaka host family mu Budage. Iyo host family nayo ikajya kuri agence ikavuga ngo ndashaka Aupair. Ntabwo bavuga ngo bafokasinga igihugu, ariko iyo agence ibereka bifite, noneho host family gahitamo bitewe tuvuga ati ndashaka umunyafrika, ndashaka se wo muri Aziya. Abantu bose ku isi bakora Aupair. Izo agence zigomba kuba ziba mu Rwanda, ziba mu Budage, ziba hehe, ziba zibarizwa hehe? Zigomba kuba zanditswe hano mu Budage. Zigomba kuba ziri mu gihugu uri gushakamo host family. Mu gihugu umuntu ashaka kujyamo. Mu gihugu ushaka kujyamo. Niba ushaka kujya mu Budage, izo agence cyangwa se ibyo bigo bigomba kuba biri mu Budage. Ushaka kujya mu Bufaransa, ibyo bigomba kuba biri mu Bufaransa. Igomba kuba iri registered muri icyo gihugu. Ariko icyo wari uvuze ngo hari agence zibikora nta mafaranga, niho noneho wenda umuntu ashobora kuba, niba mbyumva neza, wowe urugero cyangwa se umuntu arashaka gushaka umuryango uzamwakira, noneho akanyura muri iyo agence. Nibyo wavuze ko iyo agence itamusaba amafaranga, ariko wenda izo ngizo zidasaba amafaranga zizashaka umuntu ufite amanota meza mu rurimi rw'Ikidage, ariko umuntu we akazikontakta direct, akazandikira noneho izisaba amafaranga ni ziba zishobora kuba zajya hagati yawe, zikaba wowe ukazinyuramo, noneho zo zikagushakira imiryango, cyangwa se zikagushakira imiryango nazo zikoresheje za zindi zakira abantu, sinzi. Reka mufashe, ni ukuvuga ngo hari kampani zidesida zikavuga ati twebwe amafaranga tuzayaka umuntu ushaka famiye. Hari n'izindi zidesida zikavuga ziti amafaranga tuzajya tuyaka famiye. Nkurikije experience mfite, hari kampani zishyuza famiye, wowe famiye ushaka Aupair, uzishyura agence kugira ngo agence iguhe Aupair. Icyo gihe Aupair ntabwo azishyura. Ariko bakavuga ati tugomba kubaha umuntu uri karite nyine ufite icyo Kidage, kuko baba basipoza ko umuntu wagize munsi ya 70 ntabwo bavuga Ikidage neza. Iyo niyo agence ya mbere. Agence ya kabiri rero iravuga ati twebwe tuzaguhereza Aupair, nta kintu uzishyura, Aupair niwe uzishyura. Ni muri ubwo buryo rero byo nabisobanura. Wenda kugira ngo n'abakurikiye kino kiganiro cyangwa se wagitangiye nyuma, turi muri gahunda yitwa Aupair. Ni gahunda umuntu cyane cyane wenda abana b'abakobwa bari munsi ya 26 uri mu Rwanda ushaka kujya mu Budage, ushaka kujya mu bindi bihugu, kuko ni gahunda, iyo gahunda tuvuga ya Aupair iba mu bihugu bitandukanye ku isi. Ni gahunda rero nk'umuntu ushaka kujya hanze mu Burayi ashobora kuba yanyuramo, kandi ikaba ari gahunda idasaba amafaranga menshi y'ikiguzi, nk'uko wenda umuntu ushaka kujya kwiga hanze bimusaba amafaranga y'umurengera. Nibyo rero twagarukagaho. Izo agence se nk'umuntu uri mu Rwanda yazimenya gute? Ari izo zishobora kuba ari izimufasha nta kiguzi bamwatse, ese ari iziba zishobora kumwishyuza? Umuntu yazimenya gute nk'umuntu uri mu Rwanda? Amakuru yavana hehe? Urakoze cyane, ikibazo cyiza. Ni ukuvuga ngo n'ubundi iyo wamaze kumenya ko Aupair ibaho, n'izo agence urazimenya, kuko iyo wamenye umuntu tuvuga uri hano, n'izo agence ziba zifite ukuntu zisirikira mu bantu, ku buryo cyo ufite amakuru runaka. Iyo wabikuye kuri internet ugasacinga Aupair, baguhereza na agence nyine abigufashamo. Rero navuga ko kugira ngo ubimenye nyine ni uko umuntu wenda yaba yamenye yabonye nk'iki kiganiro, akaba yamenya ati wenda Aupair inabaho. Iyo wamaze kumenya ko ibaho, na agence urazimenya. Ubwo bya byose bakurikiye kino kiganiro bashobora kureba hano hasi amazina y'ama agence bashobora kunyuraho bakashakisha, ndetse hariho na linki ya Aupair, nyine iyo gahunda ya Aupair, aho umuntu yavana amakuru arambuye uko ikora, ndetse n'ama agence nyine ashobora kunyuramo, kuko Aupair ni gahunda yagutse iri aho ngaho, ariko noneho nk'ibyo bigo bishobora kuba bifasha abantu kubona imiryango, nabyo bikaba ari bikora ukwabyo, ariko urumva ko n'ibintu byose biba bikorana. Ubwo rero urebe hano munsi ya kino kiganiro, aho munsi uraza kubonamo urutonde rw'ibyo bigo, ku buryo wowe ushaka kuba wagerageza amahirwe yawe wabikora.
ubwo rero umuntu yakibaza ese hari igihe runaka umuntu ashobora gusaba ku muntu ushaka gusaba nyine hari igihe runaka iyo gahunda ya Aupair umuntu atangira kuyisaba cyangwa nk'uko wenda tuzi iyo umuntu hari igihe gahunda runaka ifungura akavuga ngo ni igihe cyo gukora iki ngiki, hari igihe runaka umuntu yatangira gusabira gahunda? Nta gihe runaka kibaho umuntu yatangira gusabira Aupair, ni ukuvuga igihe umaze kubona ziriya requirement zose twavuze haruguru, wabonye pasiporo, wabonye certificate y'Ikidage, warashatse izo document zose waraziteguye neza, nibwo utangira gushaka Aupair. Ni ukuvuga ubona famiye bitewe n'igihe gushakira, kuko wenda imwe ishobora kubigushaka muri summer, indi gushaka muri winter, nyine ukurikije amezi ukwezi bagushakamo, cyangwa se uzaza gusimbura tuvuga azagenda mu kwa gatanu, ubu muri kuno kwa kabiri nibwo mwaba mwaratangiye kuvugana kugira ngo hajye muri ya process yo gushaka visa. Bivuze rero buri gihe buri kwezi hari famiye yakira umu Aupair. Okay, bivuze igihe cyose umuntu yujuje ibisabwa yatangira gahunda yo gusaba. Okay. Ubwo rero tubare umuntu yatangiye gusaba, ubwo famiye ikora iki iyo umuntu tubare yabonye yatangiye gusaba, anyuze kuri bya bigo, bigenda gute? Hakurikiraho iki? Inzira ikurikiraho ni iyi? Yego, ni ukuvuga ngo iyo ibya bigo bifasha abana b'abakobwa cyangwa abahungu kugira ngo bibabonere famiye, bo biguhuza na famiye mukabanza mukavugana. Ntabwo baguhuza na famiye imwe, baguhuza na famiye byibuze 3. Izo 3 zishobora no kuba 4 cyangwa 5 cyangwa zikarengaho, kuko muba mumeze nk'aho barabapostinga, niko navuga. Noneho famiye ikajya igenda ikuvugisha, bagukunda bitewe n'ukuntu bakubonye. Tuvuge wenda hari famiye zidakunda abantu bari shy, iyo utabavugisha. Abazungu nyine bakunda wa muntu uri sharp, ubasekera, wabaza ibintu byinshi. Rero hari igihe bakureba bakavuga ati uyu muntu ntabwo tumukunze bitewe n'uko ntabwo yirekura, ntabwo agaragaza feelings ziba afite ku mutima, bigatuma iyo famiye idashobora kugukunda, igahitamo wundi bitewe n'ukuntu wabiyeretse wowe. Rero iyo uri kubishaka ni byiza ko umenya, ugira undi muntu ugisha inama, ukavuga ati se najya nitwara gute kuri famiye. Yego, ukababaza cyane ukajya ubabaza ku bana, kuko nibo uzabuje kureba, niko kazi kawe. Ntabwo umuntu uje gukora Aupair aje gukora isuku cyangwa guteka cyangwa gukoropa. Umwana niwe priority. Okay. Rero babanza ukambaza nta kibazo. Icyo wari uvuze yuko okay, hari icyo ugarutseho ngo abazungu, ese ni imiryango y'abazungu gusa cyangwa ni imiryango imeze gute mbese bigomba gutumira umuntu muri gahunda ya Aupair? Urakoze. Impamvu narimbuza abazungu nuko nyine tuba twaje mu gihugu cyabo, ariko ntabwo aribo bemerewe kwakira umu Aupair gusa. Hari uburyo Aupair wubakitsemo, nuko niba uri umunyarwanda ntabwo wemerewe kuzana umunyarwanda mwene wanyu. Ntabwo wemerewe gufata nyine kwakira umu Aupair uturutse muri icyo gihugu uvukamo. Ariko mu rwego rwo kugira ngo habeho ibintu byizewe biri safe, ntabwo wemerewe kuzana umu Aupair utabanje. Hari ibintu bagusaba weho host family, wenda sindi buvuge ngo ndabisobanura ko ntabwo mbizi, ntabwo nize hostinga, ariko nk'ibyo nzi, ugomba kuba ufite icyumba cyawe cya wenyine, kirimo ibintu byose bisabwa nyine kugira ngo cyitwe icyumba cyo kuraramo, aho kubika imyenda, wenda aho wigira niba ushaka gukora etide, gihagije. Nta wundi muntu wemerewe kuba mukibanamo. Hari ibintu biri requirement zisabwa, niyo ufite wenda nkeka ko ufite n'ibyangombwa byo kuba uri muri icyo gihugu bya burundu. Okay, umuntu wakira agomba kuba afite aho icyumba kigaragara ko azakiramo uwo muntu uzaza muri gahunda ya Aupair, kandi nta wundi bagisanga, mbese nk'icyumba cye yihariye. Okay. Ibindi byo nabyita nk'ubuziranenge, kuko nyine leta irabanza ikamenya ngo uyu ni umwana ahantu agiye,
harizewe azisanzura ibintu nk'ibyo. Okay. Wenda aricyo yari uvuze cyo ko afite uburenganzira bwo kuba mu Budage cyangwa muri icyo gihugu bwa burundu, byo birumvikana. Ibyo ngibyo no reka tubifate nk'aho ari ku ruhande rw'umuryango wakira, ndumva ngaho nta kibazo. Ahubwo icyo nakubaza, umuntu arasabye wenda ya miryango iramurambagije cyangwa se iramubonye iramuvugishije, noneho tubona imiryango iramushimye nawe akawushima, nkeka ko hazamo kuba kubwumvikane ku mpande zombi. Si bivuze ko ari umuryango gusa ukwakira uzagushima, nawe ugomba kuba ushima, none wenda ugahitamo uwundi hagakurikiraho. Tuvuge ushobora kwandikirwa n'imiryango nk'itatu cyangwa ine. Umwe afite umwana umwe w'agahinja, undi afite umwe uringaniye, abandi bafite abana 4, abandi bafite 2. Wowe nyine uhitamo ukurikije uko babonye, uko bakwiyeretse nabo, n'umubare w'abana bafite, kuko buri wese aba afite ukuntu abyumva. Okay. Noneho ubwo tubare ko ari umuryango uzakira ndetse n'urimo gusaba Aupair bahuje bumvikanye, hakurikiraho iki kugira ngo inzira hakurikiraho iki hagati yabo? Iyo mwahuje mwumvikanye mwese mwashimanye, mubimenyesha amajansi. Famille ibwira ajansi ati no muntu namukunze, nawe ukabwira ajansi ati no famille nayikunze, mwashimanye. Noneho hakurikiraho process yo kuba baguha impapuro zikwemerera kujya gusaba visa kuri ambasade. Ubwo impapuro ni amasezerano? Ni amasezerano, harimo contrat y'akazi. Ubwo ni amasezerano y'akazi, harimo assurance. Nyine mu byo uwo muryango uko ugomba, harimo kuba iguha contrat. Iyo contrat bisinye birimo ko bazajya baguha na assurance, nibo bagomba kwikwishyurira mbere y'uko ugera mu Budage. Bagomba kuba barayigushakiye, bakaguha igipapuro kigaragaza ko bayigushakiye, ukifashisha ujya kuri ambasade mu byo ugomba kugaragaza n'iyo assurance birimo. Okay. Ubwo noneho umuntu bamuhaye amasezerano y'akazi, bamuhaye ubwishingizi, ubwo kiba gisigaye hakurikiraho iki? Iyo ibyo byose bifite, ni ukuvuga ngo hari checklist cyangwa ibintu ugomba kuba ufite kugira ngo ujye kudepoza visa yawe. Ibyo bintu harimo ibyo famille kugomba, harimo n'ibyo nawe ugomba kuba ufite. Iyo checklist nkeka ko wenda icy'ingenzi kiba kirimo ni uko ufite passport, ni uko ufite CV yanditse neza, ni uko ufite motivation letter yanditse neza, ni uko ufite n'iyo contrat na assurance, noneho n'ibipapuro bigaragaza ko nta hantu, niba tuvuge wararanje kwiga 2018, ugomba kugaragaza ko utigeze ushoma. Kuko iyo ugiye kuri ambasade ufite ibyo bintu bigaragaza ko utakoraga, nyine uje muri Aupair gutyo gusa, baravuga ati buriya ahunze ubushomeri, bakaba byaba zimwe mu ngaruka zishobora gutuma bakwima visa. Mbese ibyiza ni ukwerekana ko ukurikije igihe urikira kwiga uvuye mu ishuri, n'igihe urimo gusabira ko hagati aho ngaho hari ibyo wakoraga, wari ufite ibintu nyine wari uhugiyemo wakoraga, kugira ngo batabona yuko ushobora kuba ushatse kujya muri Gahunda nk'uko bivuze ngo nugunga ubushomeri, cyangwa se nta kintu, mbese mu by'ukuri nta kintu wakoraga mu buzima. Okay. Ariho wenda wazajya ugaragaza izo mpapuro z'uko wareraga mu bana, wakoze muri garden cyangwa wareraga abana runaka. Okay. Ubwo wenda kubw'amahirwe umuntu bamuhaye visa, ambasade imuhaye visa, hakurikiraho iki ubwo? Iyo bamaze kuguha visa, ya tariki wenda bagushakireho bakwembiseho, iyo igeze uraza. Wenda ushobora kumbaza ati se iyo umuntu ageze muri famille ni icyo akora, nyine ni ibiki Aupair ari supposed gukora. Utaragera muri famille umuntu birumvikana agomba kwitegura kuza, ariko se ku bijyanye n'itike y'indege, nyir'ubwite nyine Aupair niwe uyishakira, cyangwa se umuryango niwe umwishyurira itike y'indege mugeza muri cya gihugu ashaka kujyamo? Ubundi ubusanzwe Aupair niwe supposed kwishyurira itike, ariko biterwa, hari nyine nk'uko nabivuze, mu bantu bose ntabwo abantu bose baba bateye kimwe. Hari igihe famille ivuga ati tuzakwishyurira itike nta kibazo, hari n'igihe uvuga uti wenda nta bushobozi mfite, ukabibabwira bakayikwishyurira, ukazayishyura waratangiye gukora.
cyangwa se ukaba wayishyurira. Ibyo byose biterwa n'ukuntu mwaganiriye cyangwa se nabyita gute, wenda tuvuge wenda Jim uri umuntu mwiza ukunda abantu, ukunda gufasha, cyangwa se wumva ufite umutima wo gufasha ukavuga ati uriya mwana uzaza nzamwishyurira itiki. Okay, ndabyumva. Okay, umuntu arahageze rero, gahunda y'akazi, gahunda ya Aupair, ageze mu Budage, inshingano ziba ziteye gute, abasabwa gukora iki noneho ageze muri wa muryango? Inshingano ya mbere ubundi yo mu Aupair no kwita ku bana, no kwita ku mwana, niba bitewe n'abo mufite. Hari igihe ushobora kugera muri famiye ifite abana wenda uhereye nko ku myaka nk'icumi kuzamura, ufite n'undi uri munsi y'icumi, hari uwo ukeneye ubwo bufasha bwo kumuherekeza ku ishuri, hari n'uwijyana, biterwa n'umuryango uba wagiyemo. Ariko reka tuvuge ko wenda ifite abana babiri bari mu cyiciro wenda cy'imyaka 6 n'undi uri hejuru y'imyaka 10 kuzamura. Iyo uhageze barakubwira ati uyu nguyu yakeneye ibi n'ibi, uyu nguyu yakeneye ibi n'ibi. Ukajya umenya buri wese ndamukorera iki, cyangwa se nguyu byose arabyikorera. Ariko inyinshi zo zifite abana bakeneye kubaherekeza muri kindergarten, mu ishuri ry'incuke. Mu ishuri ry'incuke, yego. Ukamuherekeza, wavayo. Hari amafamiye bitewe n'ubushobozi bwa buri famiye, hari famiye iba ifite umuntu ushinzwe kubakorera amasuku, hari n'iziba zitamufite. Wenda ntago biba biri mu kazi kacu ka buri gihe, ariko ibikubiye mu masezerano ni ukwita ku bana no gutera ipasi, no kuba wenda ushobora guherekeza abana gukina, guherekeza wenda kujya guhaha byabaye ngombwa, wenda uri kumwe n'abana, cyangwa se ikindi cy'ingenzi numva kiba kiri muri contrat. Gufasha abana ku bijyanye no gusubiramo amasomo cyangwa bizamo, cyangwa navuga ko gufasha abana mu gusubiramo amasomo ntabwo iri mu nshingano zawe cyane, kuko akenshi system uba basanzemo niyo nawe warigiyemo ntabwo nyine ari ibintu byizewe ku buryo cy'umubyeyi ashobora kuvuga turamufashiriza umwana. Ariko nyine ni byiza ko iyo uhageze ibyo ushobora kubikora, nubwo waba utabyumva neza ariko ukabikora, kuko bigaragara neza mu muryango, nyine bikabona ko ufite connection n'umwana wabo cyane. Ubwo uvuze ko umuntu afasha umwana kumujyana ku ishuri, kumuvana ku ishuri, kumufasha gukina nawe, cyangwa se kugira ngo umwana aho ngaho mu rugo, kugira ngo n'ababyeyi babaye badahari abari kumwe n'uwo mwana, cyangwa se abo bana, cyangwa se mu gihe banahari ariko bafite ibindi bintu bahugiyemo, no kugira ngo uwo mwana afite umuntu bari kumwe. Yego. Okay, twagarutse ku kintu uvuga ngo ni amasezerano y'akazi cyangwa se kontara y'akazi. Umuntu abyumva, iyo umuntu afite amasezerano y'akazi hari ibyo abasabwa gukora ndetse n'igihe agomba kubikoramo. Ubwo ndaganisha ku masaha. Kandi nanone iyo bije mu bivuze ngo n'amasezerano y'akazi, akenshi iyo umuntu afite amasezerano y'akazi hazamo ni ikiguzi. Hari icyo umuntu aba yakoze, imbaraga aba yatanze, ndetse hakabazaho icyo nakwita ngo guhimbaza umusyi cyangwa se arembaza umusyi. Ayo masezerano y'akazi hari amasaha agenwa umuntu agomba kubikoramo. Ese hari n'icyo bamuhemba bitewe n'ibyo yakoze? Yego, urakoze. Ubundi normali amasezerano y'akazi aba yanditsemo ko ari amezi 12, ubwo mu gihe kingana n'umwaka. Noneho muri uyu mwaka uba ufitemo ukwezi kose ko kuruhuka, ubwo ni ibyumweru 4. Noneho muri ibyo byumweru 4 uba ugomba kuba ufitemo n'umunsi, mu minsi y'akazi uba ugomba kuba ufite umunsi ugomba kuruhuka, day off mu cyongereza. Buri kwezi umuntu afite mu kwezi umuntu aba akora, muri buri cyumweru afitemo umunsi wo kuruhuka. Buri cyumweru ugomba kuba ufite umunsi wo kuruhuka. Noneho mu mwaka ugomba kuba ufite ibyumweru 4 byo kuruhuka, wa munsi umwe utarimo. Okay. Ubwo mu mezi tubare niba ari umwaka, amasezerano y'umwaka aba agomba kuzakora amezi 11, ukwezi kumwe akaba yagufatamo ibiruhuko. Ariko noneho mu minsi isanzwe, nk'uko ibyumweru bigize ukwezi ari 4, muri buri cyumweru aba afitemo undi munsi wo kuruhuka. Okay. Ni umwe mu cyumweru cyangwa ishobora no kuba yaba 2 mu cyumweru? Yego, mu masezerano handitsemo umunsi umwe mu cyumweru, utari muri weekend itarimo. Ariko
ubwo ni ayo ni weekend amasezerano itarimo. ni kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. Kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu bafite mu munsi umwe. Ubwo nuvuga ngo bagomba gukora iminsi 4 mu cyumweru, noneho akaruhukamo umwe, uza wisanga ku yindi minsi 2 ya weekend. Yego. Ubwo ni gukora iminsi 4 muri 7 igize icyumweru. Muri 7. Noneho ushobora n'amasaha umuntu aba agomba gukora ni amasaha 6 niyo yanditse muri kontra ku munsi. Amasaha 6 ku munsi. Okay. Ni ukuvuga ati ushobora kubyuka ugategura ibyo abana bari bujyane ku ishuri, ukamuherekeza, wamuvayo ukajya muri activite zawe, umwana ukaza gusubira kujya kumufata bitewe n'igihe batahira, ukaza wenda ukamugaburira, mugakina, tuvuge wenda ukanakaneza saa 12 cyangwa saa 1 nibwo amasaha 6 abashize, ukajya muri gahunda zawe nawe. Ariko ibyo byose biterwa nanone n'ukuntu famiye mubanye, kuko hari famiye ivuga ati iminsi yose ya kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu tuba turi mu kazi, ntabwo twaboneka, ariko tuzatuguha umunsi wo ku wa gatandatu no ku cyumweru ubiruhukire icyarimwe. Ni ukuvuga ayo masezerano hari igihe ahinduka bitewe n'umuryango uri kubamo. Ni byiza ko habamo kumvikana kuruta kuvuga ngo ugendeye cyane ku byanditse muri kontra, ahubwo mu kumvikana hagati ya famiye muri kubana. Okay. Usibye ibyo by'amasaha, ese hari icyo bahemba umuntu ukora gahunda ya Aupair? Agahimbaza musiki wabivuze. Ubundi amafaranga yanditse muri kontra ari 280, ni amayero 280. Ubwo buri gihugu urimo wagenda translate ukamenya, I mean uvunjisha. Okay, ukamenya 280 buri kwezi. Noneho bakakongeraho andi mayero 50 yo kwiga ikidage, kuko iyo ugeze hano muri famiye ntabwo bivuga ngo uzakora ako kazi gusa, ahubwo ni amahirwe ubonye kugira ngo nyine exploring ibintu byinshi, ushakisha ibintu byinshi, umenye ibintu byinshi biri muri icyo gihugu urimo, kugira ngo noneho nubirangiza uzamenye ibindi werekeramo. Okay. Rero aya mayero 50 bayaguha kugira ukomeze wege ikidage, bakanaguhemba 280 ku ruhande, nyine bitwa ko ari umushahara wawe. Cyangwa se ari byo bakunda kwita mu ndimi z'amahanga nka agent de poche, cyangwa se amafaranga yo kwitwaza. Wenda ku kintu uvuze cy'uko umuntu hageze agomba gukomeza kwiga ikidage, ni uko iyo ugiye kureba n'iyo gahunda ya Aupair, mu bintu ibirangaje imbere ni ugufasha umuntu uyikora mu gukomeza kugira ubumenyi ku rurimi rw'ikidage, ndetse no guhanahana cyangwa se guhanahana umuco. Ibyo wenda nakita, reka ndanakoresha Ikinyarwanda gusa, ku buryo umuntu uje muri iyo gahunda ya Aupair agira umuco yiga mu muco cyangwa se ibintu runaka aho abarizwa, ndetse akiga n'urwo rurimi rwaho. Ntabwo ari ikidage gusa, byaterwa n'aho uwo muntu aba ari mu Bufaransa, ubwo ni Igifaransa, mu Bwongereza ni Icyongereza, ariko na wa muryango wamwakire nawo ukaba wagira byinshi umwigiraho bijyanye n'umuco waho akomoka. Urumva ko nakita ko ni igikorwa gisa nkaho cyo gusangira umuco no gusangira ururimi, ariko n'ubwo wenda habamo gufashanya bikubiye muri aya masezerano yo kwita ku mwana cyangwa se abana, ariko bisa nkaho binafasha abantu bari muri iki gikorwa kugira ngo baguke mu buryo bw'umuco, baguke no mu buryo bw'ururimi rushyashya, cyangwa se niyo utaba rushyashya ariko bagira ubumenyi bwisumbuyeho. Okay, yego nibyo cyane cyane ngiye nkurikije uko nabibonye. Ntabwo Aupair ari ukuza kurera abo bana gusa, cyangwa se kumva ngo uje mu kazi ko mu rugo, kuko abantu benshi bagira amatsiko. Wenda ni ikintu cyiza nabonye iwacu ntabwo bibaho cyane, ariko bagira amatsiko yo kumenya ese abataliyani babaho gute, ese niki ururimi rwabo, umuco wabo, ibiryo kurya byabo. Kuko iyo uri muri Aupair gutyo, hari umunsi ugira ukabatekera indyo z'iwanyu, wenda za zindi zizwi. Okay. Kavuga ati ni hamwe hariko iwacu, nabo bakagutekera ibyabo. Mbese habamo integration, ubusabane, cyangwa wamfasha kubivuga neza, ni uburyo bwo gusangira umuco, ururimi, ni uguhanahana cyangwa se kungurana
kunguka ibijyanye n'imibereho ya buri ruhande uko babayeho, mbese bakungurana ibitekerezo cyangwa se bakungukana, umwe akigira ku wundi. Kuko tuvuga ushobora kuba uri mu muryango ukazahava baramenye Ikinyarwanda, nawe ukahava waramenye tuvuge niba ari Icyongereza warakimenye, niba ari Ikidage warakimenye, nyine ugira ibintu bigiraho nabo bakagira ibintu bakwigiraho, bitari ukurera abana gusa. Okay. Usibye se wenda ibyo ngibyo hari ibindi baba basabwa cyangwa se bagomba kugukorera? Ibyo biri mu masezerano nibyo bategetswe kugukorera, ariko bitewe n'umuryango waragiyemo n'ukuntu mubanye bashobora kugukorera n'ibindi birenze ibyo ngibyo. Tuvuge nk'urugero, bashobora kukwishyurira nk'Ikidage cyose paka ukirangije, yandi yawe wenda utayakoresha, baba bategetswe no kukugurira itike y'uwo mujyi babamo, itike y'ingendo. Okay. Yego, wenda ya buri kwezi yo kugenda muri uwo mujyi ubarizwamo muri gahunda runaka waba ujyamo? Yego. Iyo ari yo yose waba ujyamo. Okay, byiza cyane. Ya gahunda turimo kuvuga ya Aupair rero, bya byose burya ikintu cyose iyo umuntu agikora hari igihe atabura imbogamizi. Reka tuvuge ngo imbogamizi ku muntu uri mu Rwanda ushaka kwinjira muri iyo gahunda ya Aupair, imbogamizi z'umuntu ku giti cye, cyangwa none tuva ku mbogamizi z'umuntu ku giti cye turebe se imbogamizi umuntu ashobora kugira mu kubona umuryango, wa muryango nyine uzamwakira, n'ize imbogamizi zikunda kubaho. Ese hari imbogamizi nazo zikunda kubaho iyo umuntu agiye gusaba nka visa? Nituvuga imbogamizi wenda umuntu bibe byamufasha kuzirinda ku muntu wenda ushaka kunyura muri iyo gahunda ya Aupair. Umuntu ukiri mu gihugu cyiwe, imbogamizi ntabwo zabura, kuko abenshi nyine ntabwo baba bafite ubwo bushobozi wenda bwo kwishyurira Ikidage, abandi nta nubwo bazi ahantu bakigira, ntabwo bazi nyine ngo bikorwa gute. Imbogamizi biragoye kubona njye nabivuga, ariko ni byiza ko niba nyine ugiye kubyinjiramo ugomba kuba ufite ahantu wakuye amakuru ku buryo uzakomeza kuhagenderamo mpaka bigenze neza. Ikindi, kubona nk'umuntu ugufasha kwandika motivation letter yawe cyangwa ukugira inama akavuga ati CV yawe gutyo, ariko akenshi bitewe na agence wanyuzemo barakubwira ati CV yawe ntabwo ihagaze neza, genda ukosora ibi n'ibi, cyangwa motivation letter kumenya gukomveka, nyine uvuga impamvu koko ifatika ushaka gukora ibyo bintu, ukabemeza. Ni ibintu bikunda kuba bigorana, ariko nta zindi mbogamizi mbona, cyangwa n'ubushobozi bw'itike. Ariko ibyo ngibyo nkeka ko niba wavuze ati ndashaka gukora iki, ugomba kubanza gukora na budget n'ubufasha nyine uba ukeneye, ukamenya aho uzabukura. Okay, none se bigeze mu gushaka umuryango, hari imbogamizi abantu bakunda guhura nazo mu kubona umuryango, cyangwa se ubwo ni hagati y'umuntu n'umuryango noneho yamaze kuza bya bindi yatangiye gusaba, hari imbogamizi zikunda kubaho? Nta mbogamizi zibaho, kuko tuvuge wenda ushobora gushyira nk'ibiryo tuvuga ku masahani atandukanye by'ubwoko butandukanye, we bakakubwira genda uhitemo ibiryo, uhitemo uko ubishaka, wowe uragenda ugatoranya hariya, noneho ugahitamo. Icyo gihe ibyo biryo ni wowe uzaba wabyihitiyemo, uko byenda kose uzaba hari ibyo wakurikije ubikunda. Ni nako rero bimeze. Niba muravuga ko nta mbogamizi zibaho, kuko ntabwo bavuga ati tuguhaye famille ifite abana 5 utegetswe kuyifata. Oya, habamo amahitamo bikurikije nawe ukuntu ibyo wifuza. Iyo bigize mu kuba umuntu ajya gusaba visa muri ambasade, abantu hari imbogamizi zikunda kuzamo cyangwa se ibibazo bikunda kubaho kugira ngo wenda umuntu kuri kino kiganiro avuga ati ibi ngibi ngomba kubyirinda? Yego, iyo ugiye kudepoza, ubwo urumva hari igihe biba byarapfiriye muri visa. Ni byiza ko, nakunze kubivuga, ni byiza kugira abantu ubanza kugisha inama, kuko hari ibintu utarigeze ukoraho ntabwo wamenya ukuntu bikorwa. Ariko iyo ufite umuntu ubanza kubaza, cyane cyane wenda umubariyo cyangwa se mubo mwiganye, bakakubwira ati wenda gutya na gutya. Ariko nk'ibintu bikunda kugaragara bituma bimana visa,
iyo utigeze ugaragaza ko hari umwaka nyine hari umwaka washomye nta kintu ugeze ukoramo, baravuga ati uyu muntu ntabwo yakoraga, nta experience yo kubana n'abandi bantu azi, nyine nta kintu kigaragaza yuko hano mu Rwanda hari ikintu yakoraga gifatika, ntabwo azagaruka cyangwa se aho agiye azabafasha iki. Ni byiza rero ko bitegura byose kare, ibindi bibazo byo babaza ni ibisanzwe, nk'umuntu wese uri muri interview ntabwo ubuze icyo bari bukubaze, ariko wenda iyo ugiye muri interview uba ugomba kuba ubizi ko bashobora kukubaza ikintu icyo ari cyo cyose cyerekeranye mu Kidage, ariko bakubaza bakurikije ya level ufite. Wenda nk'urugero bashobora kukubwira vuga nimero za telefone, bashobora kukubwira ivuge, bashobora kuvuga uturuka he, utuntu nk'utwo tworoheje. Byaba ari byiza ko umuntu agaragaza ko azi afite amakuru menshi kuri uwo muryango kugira ngo babone koko afite umuryango kandi bahanahana amakuru. Bashobora kubaza ibibazo bishingiye kuri uwo muryango nyine uzakwakira, nyine bakakubaza wenda urugero n'ibyo ntekereje, wabamenye gute, ese batuye hehe, ese muvugana mute. Hashobora kuba ibibazo by'umuryango. Haba famiye mu mpapuro ikohereza barimo kontra, harimo na invitation, harimo amakuru yabo yose akenewe. Ntabwo ari ngombwa ko ubiboroka ku buryo uza kubibabwira, sintekereza ko banashobora kubikubaza kuko amakuru yerekeranye mu muryango waba yafite. Wenda bashobora kukubaza ati wabamenye gute, avuga nabimenye kuri internet, ntabwo bakunze kwibazaho ibyo bintu, ntabwo biba biri mu bintu bakubazaho. None se iyo umuntu wenda tubare yatangiye gahunda yageze mu Budage cyangwa se ikindi gihugu cyose yaba arimo, hari imbogamizi zikunda kubamo hagati y'ukora Aupair ndetse n'umuryango? Hari izo wenda zikunze kuba zabaho wenda waba uzi mu mikoranire yabo? Yego, ntabwo zabura. Imbogamizi zikunda kubaho cyane kuko hari igihe uhagera ugasanga ko umuntu yakweretse ntabwo ari kare, haba ku ruhande rwa famiye, haba nawe waje kuyikora. Hari igihe uba udashobotse ukananira famiye, hari igihe famiye nayo ikunanira bitewe n'imico yabo, hari igihe ibyo bakwespektingagaho batabikubonaho bagahita bakubwiza ukuri, bakavuga ati ibyo twakuzaniye ntabwo tubona uri kubikora. Atari uko ntabwo bakuzaniye kurera abana. Nka kesi ingero ngenzi zakunze kubaho, wenda nk'umwana bakamubwira ati rero icyo twakuzaniye ntabwo tukibona, ntabwo twakuzaniye kugira ngo ujye ukura abana ku ishuri, bageze mu rugo nyuma y'amasaha yawe ujye mu cyumba wikingirane wiryamire cyangwa ujye muri telefone. Twarakuzaniye kugira ngo tumenye iwanyu mu gihugu turukamo, amateka, umuco, ariko nyine uri shy, uracecetse nyine, dufite ubwoba, ubundi twabwirwa n'iki kintu kiri mu mutima wawe. Ibintu nk'ibyo nyine baba bashaka nyine umuntu uza nawe akaba nk'umwe muri bo, nyine bakaganira, nkumve ko nyuma y'amasaha yawe y'akazi mbese ukaba usa nkaho uri kumwe nabo, mu rugo iwanyu, umwana uri mu rugo mukaganira uri iwanyu, nk'uko nyine umuntu yitwara yari iwabo yisanzura. Ndumva aho ngaho. Hari n'igihe wenda iyo ni kesi ya mbere wenda tuvuge iri kuri wowe wifitemo icyo kibazo cyo guceceka, kujunjama, kutabisanzuraho, kubafata nk'aho nyine ari abantu uri mu rugendo, mbese uzahita wigendera ukabibagirwa. Hoya, bereke ko nyine muri kumwe, bafate nka famiye, bamenye bakumenye gutyo. Ikindi kibazo gikunda kuba wenda tuvuge ushobora kuza muri famiye waraje bari kumwe bagatandukana, watandukana wenda amikoro akaba makeya, ukavuga ati ntabwo turabona, sinabishobora njyenyine, ishakira indi famiye cyangwa se wigire mu bindi. Izo ni imbogamizi zigenda zibamo, ariko kuko uba waraje ufashijwe na ya agence, ya kampani agufasha, urabibamenyesha bakaba bagushyira mu yindi famiye. Reka wenda imbogamizi umuntu azishyire ku ruhande, kuko wenda n'intego nyamukuru ya kino kiganiro cyangwa se n'intego z'iyo gahunda ya Aupair ntabwo ari wenda kuvuga ngo ni imbogamizi, ibintu ushobora kuba byaca abantu intege. Reka tujye no mu byiza. Ese iyo gahunda ya Aupair ni izihe nyungu wowe nk'umuntu wayinyuzemo ubona, cyane cyane twite kuri wa muntu ushaka kuyijyamo, wa mwana w'umukobwa cyangwa se n'umuhungu, nabyo birashoboka. Ni izihe nyungu akuramo?
ishobora kumugezaho? icya mbere navuga ko ibyinshi ari byiza, uko wenda kose n'izo mbogamizi ntabwo zibara kuko ziba zaragufashije kugera kuri cya kintu ushaka. Ibyiza cya Aupair cya mbere ni uko ari uburyo bworoshye kandi bushoboka nka 90% kuba wagera mu gihugu ushaka kandi ugakora ikintu ushaka. Tuvuge nk'urugero, njye nashakaga kwiga ariko na applyinze baranyanga, baravuga ati ntabwo bishoboka bitewe n'uburyo system y'iwacu mu Rwanda yari imeze niya hano. Ndavuga se noneho nahagira gute kugira ngo nzabashe kwiga? Ndavuga nibwo nashatse amakuru, umusaza wanyamfasha kuyamenya cyangwa n'inshuti nari mfite, nsanga Aupair n'uburyo bushoboke 100% ko umuntu yagera hano. Nuko nguko rero nabigerageje birakunda, nta gihe bisaba, ni process ishobora kumara nk'amezi 6 ukaba wageze hano. Okay. Ndaza nyine ndayikora nk'uko nabivuze muri contract handitsemo amezi 12, ubwo n'umwaka, ariko bitewe n'umuryango wamo ushobora no kwimaramo amezi 6. Iyo umazemo amezi 6 itegeko ry'Ubudage ryemera ko ushobora kuyivamo ukajya mu bindi. Rero icyiza cya mbere ni uko nahageze nk'inzozi nari mfite. Icyiza cya kabiri yamfashije gufunguka mu mutwe mu bintu byinshi cyane. Ubu noneho iyo uhageze, iyo uyirangije ushobora kuyivamo ukajya uburyo yubakitsemo bitewe n'uko utari wakamenya ururimi neza. Ni byiza ko ukora biriya wise ubukoranabushake mu gihe nacyo cy'umwaka umwe cyangwa cy'amezi 6 bitewe n'ukuntu n'uburyo ururimi rwawe rw'Ikidage ruhagaze. Ndi kuvuga hano mu Budage kuko ahandi ntabwo mpazi. Warangiza ugatangira kwiga. Ushobora kwiga university, ushobora no kwiga Ausbildung, uraza kumfasha wenda kwisobanura, ariko ni uburyo bwose bwo kwiga. Ni ukwiga imyuga. Nk'abantu babizi mu Rwanda hari amashuri aho umuntu ajya kwiga imyuga, hari n'ibyo bita Ausbildung cyangwa se mu Rwanda wenda birabizwe nka amashuri y'ubumenyingiro. Ushobora kwiga rero guhitamo nyuma yaho ukajya muri kaminuza cyangwa ukajya kwiga ibyo by'ubumenyingiro. Byose birashoboka. Kandi byose bitanga amafaranga. Ubwo wenda mu magambo make cyangwa se nanjye n'ubumenyi mbiziho kuri Aupair ni uko ni gahunda ushobora kugufasha kugera mu gihugu runaka ushaka kujyamo, ukayinyuramo. Nabyita ko meze nk'ikiraro ku muntu waba ufite gahunda nyuma y'iyo gahunda ya Aupair ashaka gukora. Umuntu ushaka kuba yatangira kwiga muri kaminuza cyangwa se kwiga umwuga nk'uko tumaze kubivuga, cyangwa se no gukomeza ubundi buzima, ariko ya gahunda ya Aupair ikakomera nk'ikiraro ishobora kunyuramo, cyane cyane ko navuga ko ni n'inzira nziza, kuko iyo umuntu ayirimo aba afite n'umwanya uhagije wo kumenya umuryango arimo. Umuryango ntabwo ari wa muryango atuyemo, ariko ndavuga sosiyete mu buryo bwagutse, umuryango mugari. Kumenya imiterere y'abantu, imitekerereze y'abantu, ibyo bakunda, ibyo barya, ikirere. Noneho niba ari umuntu ushaka kwiga akazatangira ishuri ariko yaramaze kugira amakuru menshi cyangwa se ahagije hahantu ari, bikaruta kuba umuntu aje kwiga ashaka kuza atangira amasomo hari ibintu byinshi atari yamenya, hari ibyo agisaba kugira ngo amenye, none ugasanga kubitwara byose icyarimwe bishaka kumugora. Abenshi bahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Navuga ko gahunda ya Aupair ishobora kuba nk'ikiraro, kandi umuntu akaba arimo kwinjira neza buhoro buhoro mu muryango mugari, akamenya uko yitwara bitewe n'intego ashaka kugeraho. Ubwo navuga ko ni imwe mu byiza iyo gahunda yageza ku muntu ufite iyo gahunda zitandukanye mu buzima. Turimo kugana wenda nko ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ese nkawe wayikoze, batubwiye ko wayikoze, ubu ukaba uri muri gahunda yindi nyine umuntu ashobora kuba yakurikizaho yo kujya muri gahunda z'ubukorerabushake cyangwa se ubukoranabushake. Ese hari nk'inama wagira abantu
cyane cyane abantu bakora kino kiganiro birumvikana bakora kino kiganiro inama wabagira ukuntu nyine iyo gahunda ya Aupair bayisaba cyangwa se uburyo bakitwara cyane cyane ushingiye ku bunararibonye bwawe uburyo bayisaba muri rusange inama wagira umuntu wese wumva kino kiganiro wumva ko ino gahunda ya Aupair ashaka kuba yayijyamo ariko wenda nk'inama cyane cyane wenda ushingiye wenda ufatanye n'ubunararibonye bwawe mbese n'icyumva wowe wababwira ku giti cyawe kuvuye ku mutima njyewe icyo nababwira cyo nuko wenda bamwe mindset bafite yo kumva ko ari ikintu giciriritse ati ntabwo najya i Burayi kurera abana ibintu nk'ibyo iyo ni mindset itari yo kuko icyiza no kubanza ukamenya ukuri ntabwo uje kuba umukozi wo mu rugo ubuje kugira ngo icyambere cyo ayo masaha 6 ukora ntago urumva ni igice cy'umunsi iyo uhageze ugira umwanya uhagije nk'uko babivuze ukumenya societe ubayemo ushobora gutembera muri ya free time yawe ushobora kugenda nyine exploring ibintu runaka buri wese afite inzozi zitandukanye buri wese njye naje mvuga nziga IT nk'uko n'ubundi mu Rwanda ariyo nigaga nkajya ngenda nsura nk'ibigo runaka bikora ibyo bintu by'ikoranabuhanga nkagira byinshi menya cyangwa ufite bya hotel management nyine ugira wa mwanya uhagije wo gukabya inzozi zawe kumenya byinshi kuri kariyeri wifuza kubamo rero inama nabagira ni uko babanza bakamenya amakuru kandi bakabikunda niba wize ikidage ukakivuga ikidage ndi kukiga ntabwo ari ukugira ngo nzabone certificate ndi kukiga kugira ngo nzagikoreshe ikindi nabagiramo inama wenda bamaze kugira kubibona nuko nk'uko wenda baba bakwifashishije ngiye hari umwana waje wabonye kino kiganiro cyawe arakibona bimutera kuraje yo kujya kwiga ikidage nkeka ko yakunyuze akakwandikira niba ubonye ikiganiro nyine ni byiza ko ubaza umuntu neza akajya kuyobora nawe akaguhuza n'uwundi akaguhuza n'uwundi bigenda bigufasha kumenya amakuru n'uburyo witegura kuko nkeka ko bitanamuruhije kubona visa nkunganiye neza ni wabonye ibiganiro nagiye nkora n'undi bivugaruka ku ngingo zitandukanye binyura kuri runo rubuga anyandikiye mubwira ko yashaka yambazaga cyane no kuza kwiga mu Budage ariko tuvuganye numva rimwe ambwira ko ari bimwe bya bimbogamizi noneho murangira ino gahunda ya Aupair uwo muntu yaragiye ikidage ndetse arasaba abona umuryango asaba na visa arayibona ubu yaje mu Budage arayikora ino gahunda ya Aupair ariko urumva ni umuntu wabimbajije ku giti cye yarambajije ikindi kintu ariko namugira inama ya Aupair ariko nkeka ko wenda abantu bamaze kubona kino kiganiro bashaka kuba benshi bashobora kuba babaza umuntu yaba ngewe cyangwa se nawe icyambere no kuba sharp niyo mpamvu nari mbivuze kuba sharp ukabaza nyine amakuru yego ikindi wenda uhageze muri famille wabonye famille wanahageze ni ukumenya ko uje muri famille ntabwo uje gukora akazi uje muri integration niko wenda nabyita mu magambo make okay urakoze nabivuze ko turimo kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu wenda nanjye inama nagira abantu nk'uko nanjye wenda nafashe uno mwanya nkavuga nti reka njye ngeza ku bantu amakuru ashaka kuba bafasha kugera ku nzozi zabo ariko nawe ku kino kiganiro hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kugera ku nzozi ze ariko ikintu cya mbere ni amakuru kuyashakisha kubaza ndetse no gushirika ubute ukanashaka ntubone icyapa cyerekana ahantu ngo uvuge ngo buriya ngo nagezeyo bona icyapa ubwo icyapa ni nk'ibi ngibi wenda turi kuganira nk'ahangaha noneho ukagira uwo murava wo gukomeza ngo ugere kuri aho cya cyapa cyerekana mbese ni nko kugira umuco wo gushakisha umuco wo gusoma umuco wo gushaka ibintu bishobora kuba byakugirira akamaro kugira iyo nyota rero bishobora gusanga hari imiryango myinshi byagukinguriye ubwo rero niyo nama nanjye nakugira ku giti cyanjye kandi reka mvuge nti wowe wakurikiye kino kiganiro ndagushimira ku mwanya wawe wafashe ukadukurikira kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo ndetse nanagushishikariza kureba ibindi biganiro byatambutse biri kuno rubuga ndetse bibaye na byiza rwose ushobora no kuba
wamenya amakuru azanyura kuri runo rubuga. Kubimenya kenshi ni ukugira ngo nko kwiyandikisha kuri runo rubuga kugira ngo ujye ubona ibiganiro bizatambuka mu gihe kizaza. Ndashimira rero umutumirwa wanjye Rayira, ndagushimira cyane ku bw'umwihariko ku mwanya wawe, ndetse ku birenze ibyo ngibyo nkagushimira ku makuru wadusangije. Burya ikintu cya mbere gihenze ni ukuba umuntu yaguha amakuru, ni ukuba umuntu yagusangiza ibyiza yifitemo cyangwa se azi kugira ngo nawe bigufashe. Ndagushimira cyane ku mwanya wawe, ku bitekerezo byawe, ku nama, ku byose wadusangije. Yego urakoze, nawe nagushimira cyane kuko ino porogaramu yawe izafasha abana benshi b'Abanyarwanda kugira ngo bajye bamenya amakuru, kuko nanjye ndabyibuka ko ndimo kwitegura kugira ngo nzajye kuri ambasade. Nagiye kuri YouTube ndasacinga, ndareba nsanga nta muntu w'Umunyarwanda wari uriho ubisobanura nk'uko ubikora, ariko hariho abandi bo mu bindi bihugu bitandukanye ubona ko bo ari ikintu bazi cyane cyanateye imbere. Rero nawe ndagushimira kuri ubu buvolontere wakoze kugira ngo ufashe abana b'Abanyarwanda. Ni igitekerezo cyiza kandi ndagushimira ko wantumiye kugira ngo nawe mbasangize ku byo nzi. Nabashishikariza ko bajya basacinga bakajya gukora research kuri interinete, kandi nabashishikariza kubikora. Ni ibintu bishoboka mu gihe gito. Bafashe urwo rugero rw'uwo muntu wabonye ibi biganiro ukora, ni ibintu utamaze igihe kinini ukora, ariko yageze inaha already yaratangiye, agiye kumara amezi 2 hano. Ni ibintu rero bishoboka, bagire courage. Okay, urakoze cyane. Ndagushimiye wowe wadukurikiye muri kino kiganiro nanone, kandi nkwibutse kureba n'ibindi biganiro byatambutse. Niba rwose ukanda handitse subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bizajye bikugeraho mu ba mbere, ndetse unasangiza inshuti zawe cyangwa se abavandimwe mu gihe ubona ikiganiro gishobora kuba cyagufashije, ukabona wagisangiza abantu kugira ngo nabo amakuru wungutse nabo abagereho. Ikindi, ku muntu wese waba ufite nk'ikibazo ku byo twaganiriye, ashobora kutwandikira hano munsi mu mwanya wagenewe kwandikamo, aho umuntu ashobora kwandika. Ufite ikibazo watwandikira, ufite inyunganizi nabwo watwandikira, ufite igitekerezo nabwo watwandikira, rwose tuzagusubiza. Ubwo ikindi reka mvuge nti nakagaruka ibiganiro hano kuri runo rubuga, nakagaruka. Ubwo tuzakomeza tubane, ndetse n'umutumirwa wacu ndakeka nitumukenera no mu bindi biganiro ku nama ashobora kuba yadusangiza, ndakeka mbaye mbimusabye ko niba azatwemerera. Yego nta kibazo, igihe cyose nzaboneka. Okay, murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Bye bye.